neza ikomeho irenge n'urubyaro kugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza nizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye mama urenza uwakekaga uramenye ntuzimike izindi mana uwibagirwa uhoraho ubwo niko ngusabira ubwo niko ngusabira ubwo niko ngusabira hari igihe intege nke ziza gusa ukaba wateshuka ndagusabira kuzambika imbaraga uzibagirwa umusaraba mana ntuzareke ko ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi isi mibi niza uzagutere kuva ku myami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo urenza uwakekaga uramenye ntuzimike izindi mana ko wibagira uhoraho turibane twese niko ngusabira uko niko ngusabira niko ngusabira yari umuntu utanga icyizere yari umuntu utanga ubuzima yari umuntu ufite urukundo rudasanzwe ibyo ni byo bikomeje nk'uko babivuze ndi mushiki we umwe yakundaga kubivuga aba bose ari abavandimwe tuvuga turi abana batandatu bari abahungu batanu n'igihe umukobwa umwe ariko twari inshuti cyane aho yabaga mvuga kandi nanjye namuvugaga nanjye namukundaga cyane ntabwo ari umuvandimwe gusa yari n'inshuti twajyaga inama yari afite ubwenge bwinshi yari wa muntu numva nanjye ngirira icyizere ku
buryo dushobora kuganira ibintu bigera kure. Yari wa muntu uzi guhuza ibintu, guhuza inshuti, guhuza ibyo akora, guhuza mbese niba ari muri secular akamenya kubihuza n'ubuzima bwe bw'imbere. Imbere rero umukristo nabimuhamiriza. Twakundaga kuganira cyane, yari wa muntu ugira indangagaciro kandi akazisigasira cyane. Ndibuka ajya no kujya muri kariyeri y'umuziki nyine ajya kuwutangira, ibyo byose yabirebyeho aravuga ati ariko icy'ingenzi njye nicyo ngiye gutanga. Yabanje kubimenyesha ababyeyi, hari ibyo bamusabye arabyubahiriza, ari ugukora neza mu ishuri, ibyo yasabwaga byose akabyuzuza, ariko kugira ngo agere ku ntego. Yari afite imishinga myinshi, yakundaga kuyiganiriza, yari umuntu ufite imyumvire idasanzwe ku buryo yashobora kubwira ibintu atekereza ukumva biragusize, ariko we yari afite uko abyumva. Ndibuka ko mu bintu yakundaga kumbwira no muri gihe yari arwaye, yarambwiraga ati ngiye ngomba kuzakora concert nkuzuza arena, ariko ndabibona ko ari kuyuzuza. Yari afite imishinga myinshi, nigeze acika intege, yagiraga courage kabisa. Nabanye nawe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma igihe twari turi kumwe. Byarenze birangira agenzi ko azagaruka kubera ibyo yanganirizaga, kubera umuntu yambwiraga uretse byo muri ubu burwayi nzakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Yari afite imishinga myinshi kandi myiza, yangaragarije urukundo rudasanzwe. Nibwo namumenye neza, noneho menya neza uwo ari we, menya ibirimo muri we. Nta na rimwe yamvugishaga ntambwira ko ankunda, akanyohereza imitima, akagira ate. Ntabwo nzamwibagirwa, nkomeza kuba mu buzima bwanjye, ntabwo nzamwibagirwa. Kandi mba numva nzusa ikivi aho yari agereje ko sinzi icyo nzakora, sinzi uko bizagenda, ariko numva mu imishinga ye numva izabaho, numva YB azakomeza kubaho. Yakoze grant, yaramuvuniye, yarayivunikiye. Ubwo nk'uko hari igihe bavuga bati umuntu asize umuryango, asize abana, asize iki, ariko asize brand ikomeye, kandi numva izakomeza kubaho. Sinzi uko izabaho, ariko numva izakomeza. Kuko turi aha ngaha ko tumukunda, urukundo asize atubibyemo tuzarukomeza. Ikindi yakundaga umuryango we cyane, yakundaga kubimbwira, ababyeyi banjye, abavandimwe banjye, ndagira mubwire ko yabakundaga cyane. Yarabimbwiraga kandi akambwira ngo tujye tubikora, ni ukuri tuzakomeza urwo rukundo dusizemo. Namwe kandi mukomeze urwo rukundo kuko yararwigishije cyane. Ikindi yakundaga cyane Imana. Murakoze cyane, byinshi navuga ariko ndumva birangiye. Wenda naha umutware wanjye nawe akavugaho gato kuko twabanaga cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Kubona icyo umuntu avuga biragoye, ariko nanone kutagira icyo uvuga kuri Buravan ntabwo byaba ari ubutore. Buravan ni muramu wanjye, ariko mu by'ukuri yari murumuna wanjye pe, ariko nongereho pe. Ndibuka igihe yari yujuje isabukuru y'imyaka 20. Icyo gihe yayizihirije mu rugo, hariya tumaze iminsi dukorera ikiriyo. Aratubwira ati duteragira umuryango n'inshuti ze nyinshi. Aravuga ati guhera uyu munsi ubuhanzi igiye kubukora nk'akazi. Nibwo yaronshinze kariyeri ye, turishima, araturirimbira, turavuga tuti ufite impano. Uwo munsi ntabwo nawibagirwa. Buravan yari inshuti ikomeye y'umuryango wanjye,
ejo aba bana bahoze bambwira bati papa ati tonto buravani yajyaga aza akaduterura akaturirimbira, ibyo nibyo banyibwiriraga live, akadutembereza, bati none yagiye mu ijuru, bati none yagiye mu ijuru. Umva nyine nabo ntabwo babyumvaga mu bitekerezo byabo cyangwa se mu rwego rw'imitekerereze y'uko bangana. Buravani yari impano twahawe na Rurema, akaba umunyempano utangaje. Buravani yari ishusho y'ubuzima n'urukundo. Buravani twarushijwe imbaraga no gukunda kuturusha. Ngaho ruhukira mu mahoro kansishayiro kwa jambo. Mumbabarire, hari akandi kantu nibagiwe. Yakundaga kumenya, hari ukuntu yajyaga agira sense yo predicting ikintu kizamubaho niyo atagisobanukirwaga. Ndibuka akigira imyaka 27 yayigize mu kwa kane, yahise ambwira ngo urayisanga uko numva ngo ntazi ikintu kizambaho. Aba ngo ndumva hari ikintu kinini kizambaho, sinyizi ngo ko kirahari. Nabase gute? Yageraga isabukuru yo ku itariki 27 ngo 27 wari ikintu sinyize ko kizabato. Icyo gihe ndibuka anniversaire y'ubundi twarahuraga tugasangira. Uwo munsi naramubuze, we yahisemo kujya kwizihiza n'ababyeyi babyaye, ajya gusura amavuriro, ajyana impano mu bitaro by'ababyeyi babyaye, akajya bashyira impano, akabaha indabyo. Nuko wamugendekeye ngo arabyishimira cyane. Tubaye aho noneho igihe yarwaraga nibwo yavuga ngo sinakubwiye ko hari ikintu kizambaho, ko nibwo bwa mbere ararwaye, kandi arwaye ubona biriho biragenda bikomera. Ariko yari yizeye rwose ko azakira. Ati sinzi none buriya nyuma yaho hari ikintu gikomeye kizabaho. Nuko nyine igitangaje yanitabye Imana kuri tariki 17. Ndavuga ni umwuzuro nyine 27, imyaka 27 yigendeye tariki 17. Ndavuga ndumirwa nyine, ariko yari wa muntu ugira usa nk'abateganyirije. Icyo gihe rero cy'uburwayi bwe tubona ko ni igihe cyamubereye cyiza cyo gusa nkaho yitegura. Yagiye neza, yagiye gitore, yagiye afite urukundo rwinshi, yagiye ahuje imiryango ndetse n'igihugu. Turashimira cyane uburyo twashyigikiwe kuva mu burwayi bwe. Turashimira cyane ibitaro byacu, mwaduteye inkunga ikomeye. Turashimira cyane inshuti n'abavandimwe mwadufashije gusenga, ko hari byageze tubona ko imbaraga z'abantu zirangiye, dusigaje izindi zo kwizera gusa. Ariko uko kwizera aragufite, natwe twa tugufite. Mwarakoze cyane kutuba hafi, kandi turabashimira ko no muti turi hafi. Murakoze. Narizi ko nzavuga narizi. The first time Mora na Eva, Bob called me Mora Kiss FM at Austin. Ari umwana mwohereje mbabarira umwumve. I told him it's okay, tell him to come. Eva yaraje anzanira umusore yavuze ku ndirimbo yitwa Majunda. I told him, please sit, I want to listen to it buhari. I rarely do that, ntabwo ndibabesha, but nayumvise ahari. Then ndamusaba, can you please sing for me? He did. Nibwo nahise mfata telefone, I called Bob, ndamubwira ni Bob, uyu mwana, he is so talented for you to do
izi ndirimbo ngo zigezweho ngo za majunda. When is he coming back to the studio? Arambwira ngo a day after tomorrow. Arambwira najya kuza mumbwire nze. That's what I did. Dukora bindimo. Indirimbo yiva kuri nje mfata nk'ari indirimbo ye ya mbere. Then I'm getting, you know what? I think I have a huge name that can support you become bigger in a very short time. Namwandirega dukore nibwo twapanze gukora indi ndirimbo ya kabiri. Yeah. I was going to have my daughter. I don't know ukuntu imana ibikora kuba my daughter who's 6. She loved Iva so much. Ajya kuvuka nibwo twakoze ubwo ngukunda. Nari nyabije for a few minutes, 30 minutes, njya muri studio. Usanga yatangiye gukora ubwo ngukunda yashizemo igitero cya mbere. We recorded the song in 30 minutes. Indirimbo birarangiye. Ikintu cyari kiri mu mutwe wanjye was like, I want everyone to hear this voice. I don't know if I'm wrong, but I think this kid is the next thing. Sinzi niba bari mumve nkuko nje ndi kumwumva. Frankly, I'm glad kuba mwaramwumvise uko namwumvise. There is nothing that puts a smile on my face. However much mumbabarire kuba byanshimishije. Kuba mwinjiye bibagoye. Ariko mu Rwanda kugira ngo muze mube muri hano forever. This is love. Iva preached love. Iva yaretse kuba umuhanzi namenye turi bakuru. He became my brother. He became my little brother. There is a time yavuye muri new level, his record label. Yaraje angisha inama. Arambwira ati Austin, these guys baramunda ariko I think there is something missing. So I told him, I'm going to make you a bait. I was like, why? Namubwira reka mugire bait. Vayo. Ati njehe ni wowe vayo tu. No numara kuvayo, they will see your potential. Nagachiro ufite. You will also see ko you need them. Amaze kuvayo, njenja kwa medicine na jamani namubwira sasa rero, you know what? Uriya mwana nubwo mumuretse, like it's for your best interest kuba yagaruka. Nje no kwa Iva namubwira sasa rero subona ko wagiye ukamara meza ngahe nandiri muri gusohora. I think it's better you go back. That's when they got back together. I know you guys didn't know it. Medi, I'm sorry. But I had to use you somehow. And indeed, it worked. Iva was so humble. Amaze gutwara Prix de Gouverne, avuye muri tour. The first thing he did, yaje kundeba kuri Kiss FM. Yakoze a surprise. I didn't know. Navuye kuri radio, ndi kumwe na Victor Rukotana, musanga hasi. Arambwira ngo big bro, I don't know if you know, but I love you so much. That was the first time. I wasn't used to telling my brothers to vukana komba kunda. Nagiye kuri Iva. Dusanzwe turi inshuti cyane ku buryo no mukurwara kwe. We had a group of friends, jewe, it's weird. Jewe ibaze kuba Austin ari inshuti cyane na Israel-mbonyi. Nawe byibaze. Na Iva Bravan
na manager wa Arthur Munyarwere. It's crazy, but we were very good friends. Even the last few months, we were having trips just to hang out together. Iva twagomba kujya mu bukwe bw'inshuti yacu nibwo yarwaye, njya kumusura nje na Mbonyi na Nice kwa muganga na mama Divine. Aratubwira ati Austin mugiye kujya mu bukwe, but sing for me nta kibazo. We did just that. The following ubukwe burangiye, the first stop we did, we said Iva ari kwa muganga, let's go see him tumuhe raporo yuko byagenze. He was so sure ko azava mu bitaro vuba. Iva icyo gihe agomba gukora ikizamini kugira ngo barebe what was wrong. Tugeze aratubwira ati bagikoze. It's when I met the brothers barambwira ati bagikoze ariko babuze indwara. Nubwo twatangiye gushaka abandi baganga duhamagare kanaka kugira ngo turebe nimba bamufasha. In the morning aranyazira n'ambwira ati bro, wa muganga avugaga rero twasanze ari we wamvuye, so I think let's look somewhere else. Iva mu cyumweru cya nyuma mbere yuko ajya India, turi kumwe mu bitaro Faisal, ndakubwiza ukuri yarakomeye umutima no mu mutwe kurusha his body, ku buryo yadukomezaga twebwe. Ndibuka najyanye na Christo. Why am I standing here? Iva yanyigishije, I knew it, ariko yongereye gukunda abantu muri nje. Iva yigishije inshuti ze zose gukundana. Let's love each other, man. Let's forget about whatever is actually happening between me and you, whoever or whatever. Let's preach love like what Iva preached. Just like his last song. I know kuna kuvuga ngo urukundo rwabaye ruke. Ntabwo ari byo. murakoze cyane. Sinzi uko twabivuga, rutubwe niwe wabyivugira bishoboye. Karibu muvandimwe mu ndirimbo twaje. Uraho neza. Yitwa Ruti. Buravan jana mwitaga Sanzoga ni jye wamwise Nkongi. Jye wamwise Nkongi. Tubanye imyaka myinshi kandi tutabana mu nzu zitandukanye, tubana mu zimwe. Twahamirizaga hamwe, twaririmbaga hamwe. Rero ndashimira Imana ko yamumpaye kandi imutuza heza. Murakoze cyane. Aha. When you
Rwanda kasa tonero tutsano twari nashyize ku muhungu w'Imana. Wari tugira n'imwe wese muri Israel y'Amahanga n'akamukozi cyane. Bizira n'abagabo cyangwa muri Israel bagize bitorese ku Rwanda itari kumwete. Yabara kugira ngo ngeze mu mugera musohoka cyane. Bazanye bisenze imisozi nabyo bibwira ko ari bukana mugari mwana mugari umuco wakumbe basisi wa kane basisi wa kane twabahaye umukozi aziramo no gusenga tugabana abatabazi none ko tuze kandi tuze twiga Leaders in the game. We always get stuck up in the spirit. People tell me to get to here we come, we got to rock and go. It's raining, to everyone to travel high in the coast. That's what we never see. To go to my city. Don't let go to the garden. Don't set me murakoze cyane ndagira ngo usubire muri umumera amazi cyane ahari ubwo usanzwe nabivuze iva muravani was the best kera mbere yuko muri umuziki nakoraga amashanyarazi noneho bukeye ajya niyumva mu muziki hari abantu twajyaga duhurira rero turi batoya dukunda tugerageza kwiga kuririmba kwiga gucuranga hashize iminsi mbona umusore w'urubavu ruto cyane hari ukuntu yagendaga yemye afite agapenke yari atarashyiraho ibisage araza yari asanzwe akora umuziki imbere yacu gatoya nuko rero araza
nibwo bwa mbere twamenyanye byari muri 2014 gutyo. Ubwo rero uwo munsi turaririmba turizihirwa, nibwo bwa mbere nari mubonye afite ijwi ryiza. Ubwo dutashye agenda ambwira tuzi kuririmba ufite ijwi kinini ariko ufite imbaraga byinshi cyane, ugabanya gatoya woroshyemo. Nanjye ndamubwira ariko nawe ufite akarwi keza ariko uririmba nk'urira nawe ushyiramo akabaraga nawe. Ubwo rero tugenda tuganira gutyo, ubushuti bwacu buhera aho ngaho. Babanye yaje kuba inshuti yanjye magara, ya nshuti muganira ibiganiro nawe ubwawe utishimiye, bya kiganiro utari comfortable yo kuganira n'undi muntu, cya kintu kikwerekeyeho, cya kintu inshuti zawe zitazi, mukakiganira kandi mukava aho ngaho muzi ko ibyo mwaganiriye aho ngaho biraguma aho ngaho. Ubwo rero aho arwariye nibwo bwa mbere namenye ko akunda keya cyane. Najyaga mubwira nta kabuza uri bucura ko agakunda keya cyane, ahise arabizi. Iyo nabaga nkigera aho yararwariye yahitaga ambwira ati gahunda urayizi, ati fata amavuta. Hari amavuta yakundaga, agakunda massage y'ibirenge cyane. Ubwo rero nyuma y'amashanyarazi n'umuziki ubwo niga gukora massage. Nyuma rero akajya ambwira ati shahu nindamuka nkize ndaza kugira impinduka nyinshi muri mu buzima bwanjye. Nyuma yaho rero izo mpinduka uko twaziganiraga n'ubundi yarazigaragaje, ibihangano bye uko yatangiye guhuza abantu, uko yatangiye kuririmba urukundo n'ubwo yaruririmbaga ariko ashyiramo n'imbaraga nyinshi mu gutanga bwa buhamya bwubaka. Indirimbo ze turaza kuziririmba zose. Indirimbo ngiye kuririmba rero yitwa Garagaza. Indirimbo yanyumvishije bwa mbere akimara kuyihimba, akaba yarayihimbanye na Urabyo pe, barayihimbana bakora akamelodi gato, yarangije araza arayinyumvisha, ndavuga ni indirimbo izaba hit. Ngiye kuririmba rero kuko ni indirimbo nkunda, ariko nkunda na message yawe. Bwira mugezo zigaragaza ko nkunda, ntitukabisha mu mutima niba ukunda mugenzi wawe, mumuhe amashyi. Ntugire ikibazo wahagarara ukabyina uno munsi w'urukundo.
It's a feeling very deep. Garagaza ko nkunda. Murakoze cyane. Reka duhe amashyi menshi. Buravan ahari. Zamuri. Buravan. Ruti Joel. Niyegera imbere muri twaje. Murakoze cyane. Murakoze cyane Ondi. Hagati aho rero Ruti Joel bose tukiri mu bantu bose bari bagihari wakomeje kubona urukundo akomeza kudushishikariza gusangiza abandi. Indirimbo ye ya nyuma iravuga ngo ibyuko urukundo rutakibaho ni amahomvu. He could still see love no matter what the world could put in front of him. Ndamushimira cyane kunyigisha. May his soul rest in peace. Murakoze.
no gusakara turi kugana ku musozo mu kanya gato cyane turaba dusoje iki gitaramo aho twizihiza ku muvandimwe wacu. Shumugara, nebe.
gito igihame cy'intore umwami ubangutse udahusha mu gihugu ni mugara w'intore icumu rityaye nkabihamye n'ubuto bw'inkindi n'inkongi cyane ruhutu ishyanga n'abarikana nshaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka nizihirwe nawe mwizihire Chumugara, chume, chumugara, neme, chumugara, karage, mugango bi. Ndagira ngo kuri technique mutwemerere mudushyiremo iyo video n'iminota itarenze 2 y'ishuti za Ivanguravan zo kuri RFI zashakaga gusangiza umuryango hanyuma turahita twandabukeye tukamubwira tuti hangane kuriya igihe kizagera ariko rero mu by'ukuri nuko Imana yabigennye ukundi